azagumya arwanyije ubutwari munsi y'ibendera ye, arwanya ibyaha iby'isi na Satani, bityo agakomeza kuba mu ntore za Kristo kandi umugaragu n'umuja we ukiranuka kugeza gupfa. Turakomeza dusenga Imana bene data bakundwa, ubwo abana bato n'abakuru bahawe ingwate yo kubyarwa ubwa kabiri bagaterwa mu mubiri wa Kristo bikurikira, dushimire Imana ishobora byose imigisha bahawe. Twizeye twese duhuje umutima dusabira abana bato n'abakuru ngo bazabane iminsi isigaye bakirimo bameze neza nk'uko babitangiye. Twese dufatanye na Data twese wo mu ijuru. Data twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubushake bwawe ku isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Turimo n'ifunguro ry'ubukeye, tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe twabitugirira, ntuduhane ibitworoshya, ahubwo udukize umubiri, ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Reka dukomeze gusenga Imana duhuje umutima. Data twese bigambe, turagushimira yuko wasezeranye kubyarisha ubwa kabiri aba bantu umwuka wawe wera no kubakira ngo babe abana bawe binjiye mu itorero ryawe ryera, kandi kubwo kubatizwa kutubera ikimenyetso cyo gupfa ku byaha no guhambanwa na Kristo mu buryo mu rupfu rwe. Turakwingingira aba bantu ngo bazave ku byaha babereko gukiranuka, kandi ngo bahambanwe na Kristo mu buryo butuma bazazukana nawe, maze mu gihe cy'imperuka bazaramwe n'abandi bose bo mu itorero ryawe ryera, ubwami bwawe budashira. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwana wacu. Bakayikorera. Mugomba kwibuka yuko ari umurimo wanyu kureba aba bana ko bigishwa neza, kuko bazagera ku gihe cyo gusobanukirwa ko mubasezeranye isezerano rikomeye, mukabahamiriza indahiro mwamaze kurahira n'ibyo mwahamije ubu, kandi kugira ngo bimenye neza muzajye mureba ko bajya baza kumva ibibwirizwa, cyane cyane ko bigishwa ibyo kwemera n'isengesho ry'umwami wacu n'amategeko 10 mu rurimi rwabo, hamwe n'ibindi byose umukristo akwiriye kumenya no kwemera ngo ubugingo bwabo bumere neza. Kandi muzagire umwete wo kubarera neza no kubatoza ingeso nziza za Kristo. Kandi mujye mwibuka yuko kubatizwa kutwibutsa ibyo duhamya niko gukurikiza icyitegererezo cy'umukiza wacu Kristo, tugashushanywa nawe. Kandi nk'uko yadupfiriye akatuzukira, nibwo natwe dukwiriye gupfa ku byaha tukazukira gukiranuka, tukabona uko twicisha ingeso zacu zose n'irari ryose, tugakomeza iteka ingeso nziza zo kubaha Imana. Turabahugura ngo mugire umwete wo kuzazana umwepiskopi aba bana ngo barambike ibiganza, bamaze kwigishwa neza ibyo kwemera kw'intumwa n'isengesho ry'umwami wacu n'amategeko 10 hamwe n'idagatigisimu n'ibindi, aho gukomezwa batwiswe kwiga. Dushimira Imana, amashyi y'impundu. Hanyuma twongere duhamagare abo barimo kudufasha mu gufasha amakorali yacu. Niba umucuranzi yahageze wakora nimero bane ya gatanu bicaye ngo kwakumwe bari kubisa kugera. Noneho tugiye gukomeza na nimero amatsinda neza.
kandi nyagasani abajana abagaragu bawe tuzanye amaturo imbere yawe, amaturo azanywe kubw'umutima ukunze ndetse n'imbuto zeze mu murima. Tugushima Mana ko wagiye uduha umugisha. Reka rero ibibazo byanyu ndetse n'umukino. Haleluya. Umwami Asa yimye i Buyuda, habaho intambara z'urudaca hagati ye n'umwami w'Abisirayeli witwa Basha. Ariko igihe kigeze Uwiteka amuha ihumure. Iryo humure yarikoresheje itijaki. Uwiteka amaze ihumure, Asa yibukije abantu k'igihugu kikibariho, maze asenya ibishushanyo n'ibigirwamana, ahubwo yubaka iminara, inkike n'amarembo. Bakristo bene data, iki ni igihe cyacu cy'ihumure. Uwiteka duhaye ihumure. Muhaguruke twubake itorero ryacu, duhere mu ngo zacu, matorero shingiro, bya byiciro binyuranye tubarizwamo mu itorero. Muhaguruke tubyubake, maze ubwami bw'Imana buze muri twe. Amen. Tegeka Abayuda bose gushaka Uwiteka. Yubatse inkike z'amabuye, iminara n'amarembo. Asa yakoze ibyiza byinshi, shimwa n'Uwiteka. Ategeka Abayuda bose gushaka Uwiteka. Twaracumuye, twarakabije cyane, urukundo n'ubumwe byarasenyutse rwose. Ariko none ubu dushatse Imana yacu, Uwiteka utwigarurire, natwe tuzagukurikira. Twaracumuye, twarakabije cyane, urukundo n'ubumwe byarasenyutse rwose. Ariko none ubu dushatse Imana yacu, Uwiteka utwigarurire, natwe tuzagukurikira. Uwiteka aduhaye ihumure impande zose, nimuze twubake kandi dusane inkike.
nimuze twubake kandi dusane Uwiteka duhaye ihumure. Yerusalemu nirakwiye kuba igitutsi. Nimuze twubake kandi dusane inkike, dore Uwiteka duhaye ihumure. Haleluya! Uwiteka uri Imana itaneshwa, ni wowe twiringiye, nta mutabazi utari wowe. Abantu bose bazaza uri, wakomeje abantu bawe. Uwiteka uri Imana itaneshwa, ni wowe twiringiye, nta mutabazi utari wowe. Abantu bose bazaza uri, wakomeje abantu bawe. Uwiteka aduhaye ihumure impande zose. Nimuze twubake kandi dusane inkike, dore Uwiteka duhaye ihumure. Yerusalemu nirakwiye kuba igitutsi. Nimuze twubake kandi dusane inkike, dore Uwiteka duhaye ihumure. Yerusalemu nirakwiye kuba igitutsi. Nimuze twubake kandi dusane inkike, dore Uwiteka duhaye ihumure. Jacques na Madame umuryango ko mwateguye muze mwigendere hano. Kamana yacu wowe mugenga wacu twe tuje imbere yawe dufite ijambo ryo kugushimira. Tuzi usanzwe utwumva nawe uyu munsi Mana wowe wakira igitambo cyacu unezezwe n'ibibi tukuvuga. Twaragutangariye cyane Mana we, twaragutangariye cyane Mana we, twitegereje imirimo y'intoki zawe. Uri umukozi w'umuhanga ukwiye gushimirwa. Haleluya, haleluya. Nawe imitima itatoha
inzabibu nizera imbuto zazo, bagahingira ubusa imyelayo, amashyi agashira mu biraro, nta kizatubuza gushima izina ry'Uwiteka. Yadukoreye ibikomeye, natwe turishima. Yaturokoye urupfu, kandi niyo munsi iracyaturokora, izakomeza kuturokora. Izina ry'Umwami rihabwe icyubahiro. Murakoze kuduhereza uyu mwanya. Rero umuryango wanjye nk'uko mutubona, twifuje gushima Imana. Biratunejeje cyane kuko tubikoreye kuri uyu musozi. Tumazeho imyaka hafi 10 igiye kuzura. Rero tuvuze ibitangaza by'Imana turi hano, biratworoheye kuruta uko twabivugira ahandi, kuko abenshi bazi ibyacu. Dushimye Imana kuko yaduhaye uyu munsi. Twari tuwutegereje, twumvaga ibirimo kubyara. Kandi muri iki gitondo yakoze urugendo rurerure kuko yavuye ku Gisenyi. Rero yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo abe ari hano. Dushimye Imana rero kubw'uyu munsi. Twarawifuje, turawusengera. Nawe ni mushiki wanjye tuvukana, kandi ntabwo ari we mfura ya papa, hari abandi nubwo batabonetse. Namuzehe ndamufite, ariko intege z'ubusaza ntabwo zatumye abasha kugera hano. Dushimye Imana icya mbere kuba abana babashije kubatizwa. Murakoze n'abari bashiki banjye bakurikira bombi, n'abandi bari mu iteraniro, nta kibazo turabakiriye. Dukomeze. Dushimye Imana kuba abana babatijwe kuko twabyifuje kenshi, ariko ku isaha y'Imana yari yingiye. Ikindi dushimye Imana ku bwanyu. Muri iyi myaka mvuze 10 ijya gushyika tumaze hano, mwaratubaniye, mwaratwigishije, muratwagura, tubigiraho, muratubanira. Twari tuje iwacu atari hano, ariko mutubera abavandimwe. Imana ibahe umugisha. Ndashima Imana kandi muri iyi myaka turi hano ibyumba, Uwiteka yaratwaguye. Muratubona uko tuzana, kuvuga ngo uyu musozi twawuboneyeho umugisha. Uko twaje tumeze ntabwo ariko tukiri uyu munsi. Uwiteka yaratwaguye mu buryo bwose, mu mpande zose, haba mu mashuri, haba mu kazi dukora. Uburyo Imana yagiye itwagura. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ndashima Imana ku mwaka wa 2018 birinze kujya kure cyane, ariko si uko hatari ibyo twavuga. Ariko umwaka wa 2018 uyu nguyu ushize watubereye umwaka udasanzwe. Waba umupagani ashobora kuwuvuma, ariko twebwe twawubonyemo imbaraga z'Imana. Imana yatugiriye neza. Mu mwaka wa 2018 nibwo madamu yagaragayetinze. Amashuri yari amaze imyaka 3 muri kaminuza, ariko bitatworoheye uko twabikoze. Ari nko kwiyahura, kubera yenda kureba tere turiho cyangwa mu kazi kacu aho dukorera, ukareba ukavuga ngo ndabona nta cyerekezo, reka niyahure hariya, yenda Imana izangirira neza. Twarasenze, Imana ivugana natwe, ariko ibyo yavuze irabisohoza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndashima Imana kandi muri uyu mwaka, uyu mwana wabatijwe Divine, sinzi mama we ariko ndabizi ko ari hano, ni umwana turera, ariko kandi madamu mubereye nyina wabo. Muri iyo myaka yose tumaze hano twari kumwe nawe, twabanye nawe ari muri primaire, ariga, ari muri troncome. Imana imugirira neza, abona abaterankunga muri cycle supérieur, ariko 2018 Imana yamuhaye diplome. Muri uwo mwaka rero kandi
ubu ariteguye kujya muri kaminuza kuko byose Imana yarabitunganije na scholarship azayibona. Ndashima Imana kandi muri uwo mwaka madamu yari afite uburwayi atazi, arwara umwingo ariko utagaragara inyuma, akajya yumva ibintu bimubangamira gusa, ariko igihe kigeze agiye muri consultation bamubwira ko ari umwingo, kandi ko uwo mwingo iyo ukuru ujya imbere utajya inyuma aba ari umwingo mubi ushobora kumugirira nabi mu gihe cya vuba. Twemeye inama z'abaganga rero zo kubagwa, ariko mu by'ukuri twari dufite ubwoba ko ntabwo, nubwo turi muri iyo kariyeri y'ubuvuzi, ariko kubagwa mu muhogo ntabwo byoroshye. Imana yarahabaye rero irabikora, arabagwa, agira n'amakomplikasiyo abandi badakunda kugira, ijwi rirabura, amezi 3 arashira, tugira ubwoba birumvikana, ariko Imana igira neza, ubu aravuga. Ndatekereza yuko ijwi rye muri muzika ry'ubu. Muri uwo mwaka nanone Imana yatugiriye neza, nibwo twabonye uyu mwana yitwa Irumvagaju Ayana Daniela uko yabatijwe. Ariko uyu nguyu ntabwo nzi ko ndi bubashe kubisobanura, sinzi ko n'umwanya nawubona, gusa ndirinda kubarangira. Uyu nguyu ni ubuhamya bukomeye, buriya Imana yabikoze kugira ngo uyu munsi uzabeho. Kuva mu isamwa rye ntabwo mama we yigeze agira ubuzima, komplikasiyo yagiye agira bose nintazivuga ngo nzisobanure, mwihangane ku bw'ikinyabupfura twigishijwe, ariko ntabwo byari bimworoheye. Igihe cyarageze rero umubiri we unanirwa kwakira ibyari birimo kuwuberaho, biba ngombwa ko umwana avuka n'amezi 7 ataragira. Yagiye muri Faisal, nibo bamufashije, aravuka umwana, ariko nyina ubwo mbere ntabwo twari dufite icyizere cyaba cy'umwana cyaba cya nyina, ariko umwana mubonye nari mpari, numva shimye Imana, ndavuga ngo icya mbere Imana uragikoze, ariko nzi ko n'ibindi bishoboye. Nyina byabaye ibibazo bikomeye nko mu byumweru 2 bikurikira kubagwa, kuko igihe cyarageze asa nkaho tumubuze, ariko Imana iramukoze. Twakiranye n'urupfu rero, kandi rutari ibanga, tukirana narwo dufite n'amakuru yarwo, ariko Imana igira neza, iyo umuntu ayinginze iremera. Twarayinginze rero dufatanyije n'abandi, Imana yo kabyara iremera, kandi ntiyabiduhisha, ituri mu mutima mbere, iratubwira ngo ntabwo ari bupfe. Haleluya, haleluya. Ubwo icyo gihe twararwaje, ariko turwaza dukomeye, turavuga ngo ubwo ariyo yabivuze ntabwo ari bupfe. Twaramubonye rero, kandi namwe muramubona. Umwana yamaze kwa muganga amezi hafi 3 n'amezi 7 ataragera, cyari igihe gikomeye. Birumvikana ko urupfu Imana yari ruvanyeho, ariko dukomeza kwibaza ngo uyu mwana bizagenda gute. Imana ukuboko kwayo kumushyiraho. Ndibuka yavutse ku itariki 9 z'ukwa 11 2018, mu ijoro ryo ku itariki ya 20 ukwezi kwa 12 yari akiri kwa muganga, ariko ndyamye ubwanjye, ndota nagiye kumusura aho yari arwariye, kuko namusuraga kenshi, ariko ngo mpageze ijwi rivugira mu gikuta biteganye n'aho yari aryamye, rirambwira ngo uyu mwana mukoreye ikintu kidasanzwe, mwita icyo yandike. Haleluya. Naricuye mu gitondo nari bujye kumusura, ndagenda ndamureba, ndamuterura mushyira mu gituza, ariko muteruye ayo magambo ndayamubwira. Amubwira ngo abana bakoreye ikintu kidasanzwe,
kandi wowe uzahinduka kubishimira imisi. Ndabimubwira turaho ayo magambo, ndagaruka ariko ibihaha bye bigakomeza kwanga. Yari yavutse ibihaha bitarakomera, guhumeka rwose byatwaye igihe kirekire, ndetse banamuduhaye ubona bitarajya mu buryo, ariko ku cyizere cy'abaganga yenda bari babizi batubwira ko bizagenda bikemuka buhoro buhoro. Igihe cyarageze rero mu kwezi kwa mbere mu matariki 20 baramuduha turamutahana, ariko nanone ntitwava mu masengesho uko twibaza uko azabaho. Nyina nta mashereka yigeze agira kubera ibyo bibazo byose yagize, amashereka yarabuze. Hanyuma rero twibaza uwo muntu tujyanye uko azabaho, biraducanga kuko kwa muganga yabagaho atunzwe n'amata ariko bayacisha mu masonde. Ubwo rero twebwe byari birenze ubwenge bwacu. Imana igira neza, umwana yabayeho gutyo atunzwe n'amata kugeza n'uyu munsi ntabwo yose, ariko muramubona ko Imana yakoze kandi bikaba bigaragara. Haleluya. Ubuse mvuge mu biki? Reka binire hano. Birashoboka ko aba bose baraturwaje, kandi nibashaka kuvuga sindi bubabwire, kandi murakoze kugira ngo bitwemere. Ndashimira, reka nsoze, ndashimira cyane Dr. Bonaventure hano ku bitaro bya Byumba, kuko ari we wa mbere wabonye ikibazo afite akamwohereza muri Faisal. Imana imumugisha kandi ijye umwagura mu kazi ke. Ndashimira kandi ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, muri icyo gihe cyose kigera mu mezi 3 bita kuri madamu n'umwana, nabo sinzi niba abo twatumiye bahageze, ariko numve ko tubashima. Ndashima rero kandi abantu batubaye hafi mu masengesho, famiye ya Claude na Konso bari hano, Imana ibahumugisha. Sifa ntabwo yabashije kugera hano, na Mukesha na mushiki wanjye baraye amajoro, barara mu mashyamba, Imana ibahumugisha. Korali Rangurura ntabwo baryamaga, baradusuye. Ibyo bari bashoboye byose n'ibyo Imana yashoboraga kubakoresha barabikoze. Imana ibahumugisha. Ndashima cyane itorero n'abandi bose bumvise amakuru yacu. Hari uburyo nabonye bayakiraga, abadusuye n'abadusengeye. Imana ibahumugisha. Sinabura gushima deje y'ibitaro bya Byumba, sinzi niba yahageze ariko twabatumiye. Yaratubaniye cyane kuko nyuma yo kugera mu rugo bari ubuhamya burebure bwo kuba hafi y'uwo mwana, ariko mu kazi madamu baramwohereje. Rero turareka gusa cyane igikorwa cyane. Murakoze. Yabwiye ngo muraza kumva ijwi ryanjye, ndarifite kuko ndavuga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndatekereza nta mutanyuma. Ijwi ndarifite, ariko nagize igihe kingana n'amezi 3 ntabasha kuvuga. Mumere Imana icyubahiro. Urugendo twahuye narwo byinshi, ariko ku munota wa nyuma tutashye Imana irabikora. Reka mumfashe gushima Imana, tuyihe icyubahiro. Bakaba barera abana babo bombi. Imana ishimwe. Ikindi nshimiye Imana, ndayishimiye cyane ko yabahaye ubwishyu bwo kwishyura ibitaro. Numvaga ari ikintu kinkomere, nanjye nkumva kirampangayikishije cyane. Imana ishimwe rero ko yabahaye uburyo bwo kwishyura ibitaro, bagasohoka mu bitaro nta deni bafitiye ibitaro, kandi te n'abatabigezemo barakize. Imana ikaba yarabakuyemo amahoro. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Hagaze hano uruhande rw'abana banjye, igihe numvaga ngo bari mu bitaro byari bikomeye.
numvise uyu mukobwa bamaze kumubaga bamuvanye n'uruhinja mbese byari bikomeye cyane bitabishoboye ariko Imana yarabishoboye ariko bavanye umwana arahumeka umwuka w'abazima na nyina turamubona n'umwana turamubona mbese ntitwabona ukuntu icyo twogira Imana abakozi b'Imana bose nabo niyo twari turi twohereza amasengesho ariko Imana yarayakiriye namwe mwari muri kumwe nabo bose ntimwakwenye kuyakira mwumve Imana icyubahiro cyane mu byo yakoze. Haleluya. Shimye Imana cyane. Imana sinabona icyo